yitwa ISHIMWE Vestine. Ibintu byakomeye. ISHIMWE Vestine umuhanzikazi uririmba indirimbo zo kuramya Imana mu itsinda rye na Dorokasi Kamikazi. ISHIMWE Vestine uyu nguyu akaba yarasezeranye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu murenge wa Kinyinya mu kwezi kwa mbere nibwo ISHIMWE Vestine yari yasezeranye. ISHIMWE Vestine avuye gusezerana mu murenge ntibyafashe igihe kinini kuko mu kwezi kwa gatanu Nyakanga yasezeranye imbere y'Imana, asezeranywa n'umupasiteri Jackson. Pastor Jackson niwe wamusezeranyije n'umugabo w'umunyaburkina Faso w'imyaka 36 mu gihe ISHIMWE Vestine we kuri ubu ngubu afite imyaka 22. urumva ko harimo diferanse y'imyaka itari mikeya. ISHIMWE Vestine kuri ubu ngubu rero akaba yaje kwegera urubuga rwe rwa Instagram arutura amarira koko, avuga amagambo menshi ubona ko yahangayikishije abanyarwanda benshi bakunda ibihangano bye hamwe na Dorokasi. Ndi bujya gutangira ISHIMWE Vestine ku kiganiro yari yagiranye kuri YouTube channel ya Irene. Yari yavuze ko urugo atari ikintu cyo guhubukira. Yatangaje ko urugo ari ikintu gikwiye kubanza kikitonderwa kubera ko kubwe ngo kujya mu rugo bimeze nko kujya mu gihugu rwose utarusobanukiwe. Icyo gihe yarabajijwe ukuntu ari kubona urugo, atangaza ko rwose n'ubwo nta kintu, icyo gihe yatangaje ko nta kintu aramenya ku bijyanye n'urugo kuko asa nk'umuntu ukiri kwiga. Ahanga yacaga amarenga yuko urugo rutamuryoheye. Hanyuma aza kubazwa ku kijyanye na murumuna we Kamikazi Dorokasi. Arabazwa ati se Dorokasi tekereza ko yagukurikira nawe agashinga urugo akiri muto? Ahangaha nubwo yabivuze bisa nkaho ari ukusetsa, ari ibintu bya joke, ariko yaravuze ati aramutse abikoze nafata inkoni rwose, namucira inkoni nkamukubita. Aravuga ati urugo si ikintu cyo guhubukirwa. Avuga ko bibaye ari umugambi w'Imana nta kibazo, ariko umugambi w'Imana udakwiye kuza kuri murumuna we kuko atamwifuriza gushaka akiri muto. Icyo gihe rwose Dorokasi nawe yaravuze ati rwose humura, nanjye ukurikije ukunzi ntago rwose gushaka ndi muto ntibizakunda. ISHIMWE Vestine abantu benshi bagiye bavuga ko nta kindi kintu akurikiye amafaranga, kubera amafaranga umunyaburkina Faso yari afite. Ariko nabyo ntago wajyaho ngaho ngo bihamye kubera ko n'urukundo narwo rubaho kuko ntiwavuga ngo impamvu byapfuye nuko ISHIMWE Vestine yaba yarashatse akiri mutoya. Nkuko nababwiye rero ISHIMWE Vestine akaba yegereye urubuga rwe rwa Instagram aho yitwa ISHIMWE Vestine n'ubundi arutura agahinda. Yashyizeho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza tugiye kugerageza kurebera hamwe, agaragaza yuko rwose urugo atari kurwishimira habe namba. Bamwe banavuze bati ahubwo biraba ibyuya umukobwa wacu atabasenya urugo hakiri kare, kuko ukurikije amagambo yavuze nabwo birashoboka cyane rwose ko yaba yaramaze gutandukana n'uyu mugabo. Abandi nabo bakavuga bati ushobora gusanga aya magambo atari we wayanditse. ISHIMWE Vestine rero yegereye Instagram yaravuga ati today the life I'm living is not the life I chose. Yagize ati ubuzima ndi kubamo ubu ngubu ntago ari ubuzima nahisemo. I am living in a bad situation. Ndimo kubaho rwose mu buzima butari bwiza and I didn't deserve this. Kandi ibingibi ntago ari byo nari nkwiye. I know I made a bad decision in my life. Ndabizi rwose yuko nakoze amahitamo atari meza mu buzima bwanjye, but it's okay. Ariko birahagije nta kundi. God allows some things to happen so we can learn. Imana yemera ko ibintu bimwe na bimwe bitubaho ariko tukabyigiraho. I have learned a lot. Nizi ibintu byinshi rwose. No man will ever lie to me again to destroy my life.
nta wundi mugabo uzongera akumbeshya ngo yangize ubuzima bwanjye. Iri jambo ni ryo nanone ririmo rikanga abantu bavuga ati nta wundi mugabo uzongera kumbeshya, bakibaza ati se bamaze gutandukana we n'umugabo we ngubu baratandukanye byarangiye? Iki ni ikibazo abantu barimo bibaza. Yagize ati, yakomeje agira ati the next man I choose to be with, undi mugabo nzahitamo. Iri jambo naryo ni ijambo washyiraho akarongo kibazo se koko kavuga ngo undi mugabo azahitamo, we yari yahisemo byarangiye. I will first get to know him well. Ikintu cya mbere nzakora, nzabanza mumenye neza, know his family, nzabanza menye umuryango we, and know everything about him, kandi nzagerageza menye ikintu cyose ku muryango we. No one will ever use me again. Nta wundi muntu uzongera kunkoresha. Nacyo kaba ari ikindi wakwibaza. Yagize ati nta wundi muntu uzongera kunkoresha. Ahangaha n'abantu bakaba bibaza ati se Vestine ninde wamukoresheje mbere? Aya rero akaba ari amagambo Ishimwe Vestine yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram. Ubona ko harimo amagambo menshi yo kwicuza, abandi nabo bakavuga ati se ntago Vestine baba bamuhakinze aya magambo akaba atari we wayiyandikiye, ari undi muntu wayamwandikiye. Ibi ni ibintu birimo bigenda byibazwaho cyane. Gusa nk'abantu dukunda umuziki nyarwanda, by'umwihariko dukunda indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, ntabwo twifuriza umukobwa wacu gusenya aribwo gitangira kubaka urugo. Ishimwe Vestine rero ushatse banavuga ko rwose ari mu bantu bakorera Imana, kuko arimo araterwa imijugujugu muri iki gihe. Ngira ngo muranabyibuka neza yuko mu minsi yashize bagiye mu gitaramo mu gihugu cya Canada, birangira atagiye kuri stage nawe nga performing. Ubona ko ubuzima arimo nyine ubu ngubu ntago bumworoheye. Ishimwe Vestine rero akaba kuri ubu ngubu yateje abantu benshi urujijo, gusa ategereje kureba icyo nka reaction ari bwagire ku byo ari bwabazwe, kuko abenshi nabo baravuga bati ushobora gusanga Instagram ya Vestine bayihaye